bakoze urugendo rurerure ndetse n'abari hano bakaba bategereje igihe kirekire. Nibaza yuko mama Chance we kuva ejo yarabategereje ari ahangaha ari babategerereje hamwe na mushiki wanjye ahangaha ntabwo bigeze bajya kure. Bumva nabo rero ko bafite ikintu bari kubura. Ikora muno mwanya kugira ngo tubashe gucunguza uburyo umwete kugira ngo nira keke bakazi itaza kuma ngo nyama bitinze ngiruma. Reka kugira ngo tubashe guhita tumanukiraho noneho tubashe gusenga Imana kwifungurira imwe no ngando ndetse no kubyo kunywa hasigaye tabizana umubiri urabikeneye by'umwuka tuzabyakira ejo. Sibyo ceceka bitewe n'abashyitsi bacu buryo bananiwe twumvishije tutabavuna ariko ubundi turi intyoza mu kuvuga kubera Kristo. Yesu nashimwe cyane. Boneyeho kubashimira mwebwe mwese abantu bitanze kugira ngo baze batwakire abashyitsi kuba basanze hariya mu mujyi n'abandi bavuze hano kandi n'ukuri Imana ibaha umugisha. Abakozi b'Imana bagiye bava mu matorero atandukanye kugira ngo inshuti igende gusiga indi. Uri butaha duhurira mu mayira mu mihanda muri za matatu bizera ko tutazagira gute tutazacana aho tuzaramukanya ndetse n'ahandi no mu iwacu mwahagera mukahabona mu rusengero. Ndashimira rero ku by'umwihariko umukobwa wanjye witwa mama Chance. Yesu nashimwe. fata ku mafoto. Amina. Njye navuze ngo mfite abana 5, abakobwa 2 n'abahungu 3, ariko mfite n'abana bo mu mwuka. Ngira ngo mama Chance niwe mwana wa mbere wo mu mwuka n'abandi bagiye baza. Rero ndamushimiye uburyo hano hari ababyeyi benshi nk'uko umukozi w'Imana yavuze ati hari abavugabutumwa benshi bagombaga kuba bararikwa mu mujyi wa Kigali cyangwa se no mu nkengero no mu n'ahandi hantu. Nanjye rero mama Chance abatizwa kuko itorero ryacu iyo tubatije turanabyara tugomba kuba dufite umubyeyi dukurikirana wo mu mwuka. Ubwo tumubatiza yaravuze ati umubyeyi wanjye nuriya mu mama bakunze kunyita mama Gadi. Gadi n'umuhungu wanjye wa kabiri ati nuriya mubyeyi. Rero ndamushimira nta nubwo bwari icyo gihe nari mu buzima bwo kuba nakwitabwaho cyangwa ngo mvugwe gutyo ariko aca bugufi. Kubw'umwihariko kumushimira ni mu rwego yaduhujije n'uyu mukozi w'Imana azi kubana nkaba navuga ngo ni evangeliste international. Amen. Sibyo ni evangeliste international wo kuduhuza n'inshuti zikaza muri Herimoni. Mu by'ukuri Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Umwana wanjye mu buryo bwo mu mwuka ndetse n'umukristo mu itorero. Kubw'ibyo ni n'inshuti y'aba bose bari hano. Aba bari hano hari n'abandi. Ni umubyeyi ukunzwe cyane. Rero kubw'ibyo mwarakoze kandi amaraso yakubyaye niyubahwe kandi agira amahoro n'aho ari. Yesu nashimwe kubera yuko hari ahantu ibintu bigenda biva, hari ahantu umutima mwiza ugenda uva, hari ahantu ubupfura bugenda buva. Kubw'ibyo rero Imana izakumpera ijuru kuko nicyo kintu duharanira twebwe twese. Naho ibyo mu isi burya tutarapfa dufite kubigeraho. Sibyo rero hamwe n'ibyo nk'uko umuyobozi wacu yabitubwiye Pastor Jonathan, reka twe kuvuga menshi tureke abashyitsi baruhuke. Ejo tubafite ku rusengero rwacu hariya Patanisho
itorero twavuze Hermon Pentecost Church. Tuzatangira buriya mu masaa 4 tugeze igihe umwami Imana azabishimira. Sibyo? Kandi n'abasirikare niba umuntu ava mu gihugu cy'u Rwanda akajya muri Mozambique n'Uburaya azabugeramo n'ahandi mu migabane ukwiri. Urugendo ni rurerure. Kubw'ibyo rero reka turangirize hano. Gahunda ni umunsi w'ejo. Mu nkundire cyane twongere guhaguruka dusenga Imana kugira ngo umuntu wese Imana imuherekeze imugeze mu icumbi ry'amahoro. N'abashyitsi bacu bagerageze urugendo rwa hafi rw'iminsi 2 ni rurerure, bitereho n'utuzi babona ukuntu baruhuka. Turagushimye, turaguhimbaje Mwana Imana yacu. Ntabwo dufite icyo twavuga, gusa amashimwe n'icyubahiro n'ibyicaye kuri ya ntebe. Rero umaze kutwakira muri uru rugo rw'umujakazi wawe Mama Chance, kandi n'ukuri aba ni abantu bakeya cyane babashije kubana, kuko nzi neza yuko ni benshi bari babyifuje, ariko kuba ari twe wacaguye cyangwa watoranyije nabyo tubiguhereye icyubahiro. Bakozi bawe turabaretse kugira ngo Mwami Imana bitegure kugira ngo baruhuke. Ndasenze kugira ngo bane nabo mu gicucucucu cy'urupfu, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo hahandi mu gicuku cyane ujye ugenderera abawe bitari 1 cyangwa 2. Ahari wabagenderera tukabiboneraho umugisha. None rero Mwami, umwe wese agiye gusubira mu icumbi rye. Turasabye kugira ngo tujyane udushyitse amahoro, turinde ubunyereri bw'ijoro, ubunyerere bw'ibyondo, kandi Mwami Nyagasani utugirire neza kugira ngo tuzongere guhura ejo twebwe twese turi bazima, kuko tuzi neza yuko ugiye kuduteranya cyangwa kudukoranya kugira ngo Uwiteka Imana ahasinziriye hongere kugira ubuzima, kugira ngo ahari ibitotsi hongere nyakubahwa Imana kuba maso. Rero urakoze, urakarama kubwira ijoro ry'umugisha, kandi n'iminsi yose tuzabana twizeye ko ari iminsi y'umugisha. Rero umuntu wese umugirire neza. Amazina yacu yose ndabizi neza yuko hari ikijya kiyarwanya, natwe turasenze mu izina ry'Umwami Yesu ngo uturinde cyane, urinde umuntu wese, umugirire neza. Amaraso y'Umwami Yesu adutwikire, urukuta rw'umuriro w'Imana rutuzenguruke. Gusa Mwami, icyo nishimiye ni uko twongeye guhura tutishwe n'ibyaha. Urakoze rero Mwami. Gahunda n'ejo Mana turayikuragije, nk'uko tugushimiye ibimaze gutambuka. Ni mu izina ryawe Data tubisenze twinginga twizeye, amen.